agakiza ku bandi, kandi nawe agira ikirenge mu cya Kristo mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Natwe uyu munsi wa none rero dukwiriye kunezezwa cyane n'uburyo tuzinduka tuza muri aya materaniro, kandi aya materaniro impamvu Imana yayashyizeho, kandi impamvu Imana yatumye tuba muri iki gitondo tuba Uwiteka atuyobore muri aya masengesho. Basenze, ariko reka twongere dusaba Imana kugira ngo ikomeze ibane natwe. Uwiteka Mana yacu, imboni z'ijisho ryacu uzikoreho, amatwi yacu akorweho nawe, iminwa yacu nayo ikorweho nawe, imitima yacu wezwe, kandi tuvane ibizira imbere yacu, kandi Mwami Imana uduhishurire uko dukwiriye kubaho muri iki gihe gisa n'iki, kandi Umwuka Wera atubeho cyane, kandi Umwuka Wera yaratanzwe kugira ngo adufashe muri uyu murimo. Reka ijuru ryose ribane natwe kubwa Yesu umucunguzi wacu, amina. Tugiye gusoma amagambo aboneka mu The Sign of Time cyangwa se ibimenyetso by'ibihe, yanditswe mu kwa gatatu ku itariki enye mu 1880. Ayo magambo aravuga ngo urugero Kristo yatanze rutwereka ko ibyiringiro byacu rukumbi byo kunesha biri mu gukomeza kurwanya ibitero bya Satani. Urugero Kristo yatanze rutwereka ko ibyiringiro byacu rukumbi byo kunesha biri gukomeza kurwanya ibitero bya Satani. Wanesheje umwanzi w'abantu mu rugamba rw'ibigeragezo, asobanukiwe imbaraga Satani arusha abantu, kandi yamunesheje ku bwacu. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Yesu yanesheje Satani ku bwacu, kandi ibitero byose Satani agaba ku bwoko bw'Imana, ibitero byose Satani atera, ibitero byose ingabo zose Satani yazana, ngo ntabwo Satani ashobora kurwanya umunyantege nke wisunga Kristo. Niko mu ntambara ikomeye banditse ngo umunyantege nke wisunga Kristo arusha ingabo igihumbi za Satani, kubera ko ngo Imana igihe umunyantege nke wisunze Kristo ahinduka ukomeye kandi agakomezwa n'ijuru, kubera ko Imana mu gihe yatangaga Kristo yari itanze ubufasha bwose umunyabyaha yarakeneye. Iki gitabo arakomeje aravuga ngo mu The Sign of the Time barakomeje baravuga ngo nk'umuneshi rero Kristo yaduhaye amahirwe y'intsinzi ye, kugira ngo mu muhati tugira wo guhangana n'ibigeragezo bya Satani tubashe guhuza intege nke zacu n'imbaraga ze, kuba imburamumaro kwacu n'ibyo yakoze, kandi kubwo gukomezwa n'ububasha bwe budacogora. Igihe dutsikamiwe n'ibigeragezo dushobora gushikama mu izina rye rifite ububasha bwose, kandi tukanesha nk'uko nawe yanesheje. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Igihe cyose twisunze imbaraga ya Kristo, igihe cyose twisunze uyu muneshi, ngo iki gihe natwe dushobora kunesha, kubera ko Kristo niwe uzi urugamba umwanzi arwana, kandi urugamba umwanzi arwana uyu munsi wa none Satani yahinduye uburyo arwanamo. Satani yahinduye icyerekezo cy'umurimo, kubera ko Satani igihe cyose ahora ahindura, ariko kandi nanone ijambo ry'Imana rikavuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Niko mu Efeso batubwira. None reka nkubwire inshuti yanjye, uyu munsi ndagira ngo nkubaze, uyu munsi iyo ukunda umuntu,
iyo ukunda umuntu wumva ikintu cyose gishoboka cyiza wakimukorera, wumva ikintu cyose kibaho cyiza ntacyo wamugomwa, uhora iteka ushaka ikintu cyamushimisha, uhora iteka wumva ushakisha ikintu cyose cyazatuma uwo muntu ahora yishimye. Rero impamvu natwe tuvuga ngo dukunda Kristo, dukwiriye gushaka icyatuma natwe ijuru ryose rihora rinezerewe, kandi tugomba kwibaza ngo mbese niki kizanyemeza yuko nkunda Kristo. Tugiye kureba mu rwandiko rwa gatatu mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, mu gice cyaho turahera mu gice cyaho ni cya kabiri. Igice cyaho cya kabiri baranditse baravuga ngo bana banjye bato mbandiki ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Nihagira umuntu muri twebwe ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, kandi uwo murengezi kuri Data wa twese niwe Kristo Yesu ukiranuka. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose twakoze icyaha tugomba gusanga Kristo, kandi Kristo niwe ugomba kutweza. Ariko kandi Kristo kumusanga ubundi ni ukwemera yuko ngewe ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nke, n'ubundi kamere yanjye ni iy'ubunyacyaha. Ahubwo uyu munsi wa none ntabwo nkwiriye kuba numva yuko nakoze icyaha ngo numva yuko ibintu byacitse, ariko nanone nkwiriye gusanga Kristo kugira ngo anyeze. Ariko kandi ntabwo dukwiriye guhora igihe cyose turi bakazitereyemo ngo tube dukora ibyaha nkana, kubera ko gukomeza gukora icyaha nkana ngo bicecekeshwe rya Mwuka Muziranenge. Niko banditse mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 35 na 20. uze kuhasoma baranditse baravuga ngo gukora icyaha nkana bicecekeshwe, guhora ukora icyaha nkana bigeraho bigacecekeshwa ijwi rya Mwuka Muziranenge. Ariko noneho ni iki kizerekana yuko dukunda Imana? Ni iki kizerekana yuko dukunda Kristo? Baranditse baravuga ngo mu gitabo muri Bibiliya, baranditse baravuga ngo mu urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 2 umurongo wa 3, iki nicyo kitumenyesha yuko turi muri we, tumuzi nuko twitondera amategeko ye. Iki nicyo kitumenyekanisha yuko tuzi Imana. Kandi insanganyamatsiko yacu iravuga ngo, insanganyamatsiko yacu irimo iravuga ngo vana ikizira imbere yawe. Ese icyo kizira ni ikihe? Turareba ikizira dukwiriye kuvana imbere yacu ni ikihe. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, n'ukuri ntikuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Ni ukuvuga ngo ese Kristo yagendaga ate? Icya mbere, Kristo yabaye mu isi, kandi aba mu isi yangwa n'abantu yaje gukiza. Tubona neza nuko n'umuntu banagendanaga, umuntu babanaga umunsi ku munsi, umuntu igihe cyose bahoraga bari kumwe, ndetse no mu gihe bajyaga gusenga bari kumwe. Uyu muntu n'umwe mu bo yari yaratoranije, bagombaga kuba imbere ye, bagombaga no kuba yari mu bigishwa be. Uyu muntu tubona yuko ari Yuda, uyu niwe waje no kumugambanira. Ariko Yesu ntabwo yegeze na rimwe, Yesu yabonaga urwango Yuda yari afite, ariko Yesu yakomeje kumukuruzi neza, aramwiyegereza kugira ngo nibura yerekane ubugira neza bwe. Yesu ntabwo yegeze akora ikintu na kimwe cyatuma Yuda arimbuka, ahubwo Yesu yashakaga ikintu cyose cyatuma Yuda abona ubugingo buhoraho. Yesu urukundo yakunze Yuda rwerekana urukundo tugomba gukunda abanzi bacu. Rwerekana urukundo umukristo akwiriye gukunda abantu bose, atarobanuye ku butoni. Uyu munsi wa none ntabwo kuvuga ngo umuntu ngaranyanga nanjye nkwiriye kumwanga, ahubwo urugero Yesu yatanze nirwo natwe dukwiriye gutanga.
uvuga yuko amuzi akwiriye kugenda nk'uko nawe yagiraga gute, nawe yagendaga, kandi nitumukunda azatubashisha ibyo yakoze. Yesu rero uyu munsi wa none Imana irimo iraturarikira, irimo irashaka yuko uyu munsi tumenya icyo twakorewe, tumenya uburyo Yesu yabaye muri iyi si adakora icyaha kandi akabana n'abamwanga ariko we ntabange. Kristo uyu munsi wa none ni urugero rwiza, kuko batubwiye ngo uvuga yuko ahora muri we, umurongo wa 6, kuko uvuga yuko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Shuti, Yesu yagendaga urugendo rwa Yesu hano mu isi ni urugendo Yesu yahoraga afitiye impuhwe abanyabyaha. Yesu yahoraga afitiye impuhwe abantu bose bamusangaga, kandi abamusangaga basubiragayo batakikoreye imitwaro yabo, kuko basubiragayo babonye uburuhukiro. Yesu reba nawe igihe Yesu bamuzanaga umugore wasambanye, Yesu bamuzaniye umugore wasambanye, Yesu arangije afata Yesu bari bamuteze umutego, ariko Yesu ikintu yakoze, Yesu yarafashe yandika hasi, buri wese amubwira icyo amenya iki, buri wese akisomera icyaha cye, buri wese yisomeye icyaha cye. Yesu kubera ko yarebaga mu mitima y'abantu, Yesu abantu b'icyo gihe bari bamuzanye wenyine, kandi nta muntu usambana wenyine, kandi mu bantu bari baraho bamuzanye hari harimo n'abasambanye nawe. Ariko muri abo ngabo niba uyu munsi abo ngabo bari bamuzanye kugira ngo Yesu amukatire urwo gupfa, ariko Yesu aberetse ibyaha byo buri wese amweretse icyaha cye, buri wese yacaga ahagenda, buri wese aca ahagenda. Kandi ikintu bari bakeneye muri ako kanya, bagombaga kwihana icyaha cyabo bakababarirwa bagakira. Ariko uyu mugore Yesu yafashe yasamba, uyu mugore bazaniye Yesu yasambanye, uyu mugore yahavuye ababariwe, kandi uyu ngo niwe wakunze Yesu cyane, kandi uru rukundo yakunze Yesu yarugaragaje n'igihe Yesu yari ari mu gituro, n'igihe Yesu yendaga kujya mu gituro, uru rukundo yaramugaragarije. Mbese ubundi twebwe dukunda Kristo? Mbese ubundi uyu munsi wa none baramutse bapimye ibitekerezo byacu basanga Imana ibirimo? Gusa na Yesu niyo ntego dukwiriye kugeraho. Gusa na Yesu mu gitabo cyitwa Uburezi banditse bavuga ko tugomba gusa na Yesu, kandi gusa na Yesu niyo ntego buri wese akwiriye kugeraho. Mbese shuti, waba mu mibereho yacu dusa na Yesu? Ese mu mibereho yanjye nsa na Yesu? Mbese mu mibereho yanjye sa n'Imana? Mu gitabo Uburezi ku ipaje yaho ya 18 na 19 baranditse baravuga ngo Imana cyangwa gusa n'Imana niyo ntego igomba kugerwaho. Imbere y'umunyeshuri hari inzira ifunguye igana guhora atera imbere, afite intego agomba gusohoza, urwego agomba kugeraho rukubiyemo ibintu byiza byose bitunganye kandi by'agaciro. Azatera imbere mu buryo bwihuta kandi agere kure hashoboka mu ishami ryose ry'ubumenyi nyakuri, ariko umuhati we uzerekezwa ku bintu bihanitse rwose biruta kwikunda n'inyungu z'igihe gito nk'uko ijuru ryitaruye isi. Ni ukuvuga ngo Imana cyangwa gusa n'iki? Gusa n'Imana. Gusa n'Imana niyo ntego yacu, umugambi uhanitse, ndetse uhanitse cyane ni intekerezo za muntu zishobora kugeraho. Ni umugambi Imana ifitiye abana bayo. Uwo mugambi rero ni uwuhe? Ni umugambi wo kubaha Imana cyangwa gusa n'iki? Gusa n'Imana. Iyo niyo ntego
tugomba kugeraho, umugambi wo gusa cyangwa wo kugera ku ntego yo kuba twasa n'iki, twasa n'Imana. Kandi gusa n'Imana ni urugendo rwacu, uko bukeye uko bwije, uko turushaho kugenda twegera Imana niko turushaho kugenda dusa nayo, uko turushaho kugenda dusabana n'Imana niko turushaho kugenda dusa nayo. Buriya uzarebe abantu, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi none umugabo n'umugore bavuga yuko basa. Suko impamvu bavuga yuko basa ni iyihe? Ni ukuvuga ngo igihe cyose ibikorwa byabo usanga ari bimwe, kubera ko baba bari kumwe, kubera ko ibintu byose bakora babikorera hamwe. Natwe uyu munsi nitwegerana n'Imana tuzasa n'Imana, nitugira urugero rwacu rukaba ari urugero rubasha kuba ruri kumwe n'Imana, intekerezo zacu zikaba ziri kumwe n'Imana, ibyo dukora byose bikaba birimo Imana. Imana izatura muri twe kandi natwe tuzaba abantu bayo. Nshuti yanjye rero ndagira ngo nkubwire ngo dusome amagambo aboneka mu ntambara ikomeye kuri paje ya 455 ngo umusaraba wa Kristo uzahora ari icyigisho n'indirimbo by'abacunguwe mu kubaho kwabo kose. Mu bwiza bwa Kristo bazahora babonamo Kristo wabambwe. Ntibazigera na rimwe bibagirwa ko ufite imbaraga zaremye kandi zigakomeza amasi atabarika ari mu kirere. ukundwa n'Imana nyiricyubahiro gihebuje cyo mu ijuru, uw'abakerubi n'abaserafi banezerwa bakamuramya, yicishije bugufi kugira ngo ashyire hejuru umuntu wacumuye, yikoreye ibicumuro n'ikimwaro kubera icyaha no guhishwa mu maso hasi, kugeza ubwo amahano yo ku isi yacumuye aturitse umutima we, maze umwami w'icyubahiro atangira ku musaraba w'i Karuvari. Kuba umuremyi w'amasi yose, umugenga w'ibiriho byose, wiyambuye icyubahiro cye akicisha bugufi kubera urukundo yakunze umuntu, kizahora ari icyigisho gitangaje giteye bose kuramya umuremyi w'iteka ryose. Uyu munsi wa none Yesu Kristo umusaraba kizahora ari icyigisho cyigisha umukristo wese. Umusaraba icyawukoreyeho kwari ukugira ngo umunyabyaha acungurwe, kwari ukugira ngo umunyabyaha abone agakiza. Mbese ako gakiza kukakira niba agakiza karabonetse kubwo kumeneka kw'amaraso, kukakira ni ibintu, ntabwo ari ibintu twakwiriye gukerensa, ahubwo ni ibintu twakwiriye kwihutira tukakira kugakiza kabonetse bigoranye. Nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none Yesu Kristo arimo aragira ngo ubone agakiza. Yesu Kristo yatangiwe kugira ngo mbone agakiza, kandi aka gakiza kabonetse bigoranye, kandi agakiza kabonetse bigoranye kukakira nukukakira vuba bidatinze. Uyu munsi wa none wakwakira agakiza binyuze mu ijambo ry'Imana, kandi uyu munsi wa none kwakira Yesu ntabwo bisaba igihe kirekire, ahubwo kwakira Yesu ni ukubyihutira. Nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo Imana yatanze byose kugira ngo umunyabyaha acungurwe. Imana yatanze byose kugira ngo umunyabyaha abone igikwiriye. Reka turebe mu magambo aboneka muri Yohana igice cyaho cya 3, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 3. Amagambo uyu munsi wa none Yesu Kristo yatanze byose kugira ngo umunyabyaha acungurwe. Yohana igice cyaho cya 3 umurongo wa 16. Ni amagambo azwi na bose, ariko ni amagambo buri wese akwiriye kongera kwakira, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana yakunze urukundo rutagira akagero. Imana yakunze abantu cyane. Imana yarabakunze, ariko gukunda abari mu isi cyane ntabwo ari umuntu umwe, ahubwo ni abari mu isi bose, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane.
byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none ubwo utizera azarimbuka, uwizera azagira gute? Uwizera azakizwa. Utizera yamaze ngo gucibwaho iteka, niko ijambo ry'Imana ritubwira, ariko uwizera azakizwa. Kandi igihembo cyo kwizera nuko ari iki? Ubugingo buhoraho. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye mukundwa duhuriye ku migisho n'indirimbo, ndagira ngo nkubwire ngo we wafashe igihe cyawe ukabikurikirana, uyu munsi wa none bigumaho no kuri YouTube, bigumaho. Imana ishaka yuko wabona ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none uzabona icyo ushaka, uzakibona, kuko Imana yavuze ngo muzashaka mumbone nimushakana umutima wanyu wose. Ariko kandi vana ikizira imbere yawe, vana icyagutangira kugira ngo utabona ubugingo buhoraho. Uyu munsi abantu tunezezwa no guhora twiga ubuhanuzi, ariko ntabwo tujya twiga icyigisho kitwereka yuko dukwiye kuva mu byaha, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Uyu munsi Imana iraturarikira kugira ngo tuvane ibizira imbere yacu, tuvane ikintu cyose cyadutandukanya n'ijuru gikurweho. Mu ntambara ikomeye hari amagambo nyangiraho ngacaho umurongo cyane nkayasiga kandi nkanandika. Baranditse baravuga ngo ikintu cyose cyatubuza ijuru tujye dusaba Imana kugira ngo igikureho. Ikintu cyose cyadutandukanya n'ijuru ubona nubwo ngo cyaba ari cyiza, tujye dusaba Imana kugira ngo icyo kintu gikurweho. Kuko uyu munsi wa none impamvu abantu Satani ngadashaka yuko abantu babona ijuru, ngo nuko Satani azi neza ibyiza by'ijuru. Satani yabaye mu ijuru, Satani ijuru ararizi, niyo mpamvu atifuza yuko hari umuntu wabona ijuru, kubera akaza umunezero waho. Twebwe rero uyu munsi ntabwo dushobora kwiyumvisha uwo munezero umeze gutyo, ariko kandi ng'iby'amaso yacu ategeze kubona, n'iby'amatwi yacu ategeze kumva, ng'ibyo nibyo Imana ibikiye ubwoko bwayo, ibyo nibyo Imana ibikiye abayikunda. Mbese nshuti yanjye, wakwemera kubikirwa ibyo byiza? Mbese nshuti yanjye, wakwemera kwakira impano ijuru ryatanze? Ese ko ijuru ryatanze byose kugira ngo umunyabyaha abashe kubona agakiza, kubera iki tutakwakira ku gakiza? Uwizera, umurongo wa 18, uwizera ntazacirwaho iteka, umwizera ntazacirwaho iteka, utamwizera amaze gucibwaho iteka kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, Imana uyu munsi wa none irimo iraturarikira. Baranditse baravuga ngo abantu batita ku mucyo, abantu uyu munsi batita ngo ku bimenyetso byo kugaruka kwa Kristo, ngo abantu batita ku bimenyetso byo kugaruka kwa Kristo, ngo abo ngabo babise abana b'umwijima, abo ngabo ntago bari mu mucyo. Kandi uyu munsi wa none ibimenyetso byerekana ko Kristo ari hafi kugaruka. Ibimenyetso umunsi ku munsi, wafungura radio yawe, wafungura internet yawe, wafungura televiziyo yawe, igihe cyose niba warasomye neza ukabona ibiranga kugaruka kwa Kristo, igihe cyose uzagira gutyo ubone ukubitanye nacyo, kuko nta munsi n'umwe ushobora kwira utabonye kimwe mu bimenyetso Yesu yavuze mu minsi bizabanzira kugaruka kwe. Uyu munsi dushobora kwirengagiza ibyo bimenyetso byo kugaruka kwa Kristo, ariko kugaruka kwa Kristo ntabwo bishobora bizabaho. Ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe, kuko ijambo ry'Imana ritwereka yuko uyu munsi wa none
uyu munsi wa none ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe. Icyo tuzi cyo nuko Kristo azagira gute, azerekana. Kandi icyo yaduhaye nuko tugomba kureba ku bimenyetso. Hari ibitaraba ariko hari n'ibyabaye. Ikitaraba uyu munsi wa none, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none ikintu kitaraba nuko hataraba ikintu cyitwa agahato. Nuko uyu munsi wa none hari ikintu kitaratangazwa ngo abantu bose ariko itangazo rishobora kugira gutyo ukabona rirabaye, kuko isi yose yamaze kwibumbira hamwe. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo bigitinze Yesu akagaruka. Ntabwo bigitinze akagaruka. Dushobora kubishyira kera, ariko se ubundi Kristo aramutse agarutse yasanga umwiteguye? Ese uyu munsi ndamutse nsinziriye, ndamutse mpfuye, ko uyu munsi wa none impanuka ziraba, uyu munsi wa none ibintu bitwara ubuzima bwa benshi ni byinshi. Uyu munsi ikintu gitwara ubuzima bwa benshi ni ibintu biri hirya no hino. Uyu munsi ushobora kuzira impanuka, nshobora kuzira impanuka, ariko se naba mpfuye nte, naba nsinziriye nte, mbese naba mbikiwe ubugingo buhoraho? Uyu munsi rero kwihana ni none, ntabwo ari ejo. Kwihana niyo ngingo uyu munsi wa none dukwiriye kwigaho cyane no gutekerezaho, kuko uyu munsi mu ijuru hazajya bahindutse. Mbese narahindutse ku buryo naba nduwa mu ijuru? Mbese ijuru uyu munsi mvuga, ese sinshobora kuzaryumva mu matangazo? Ese sinshobora kuzireguza ngo mwami mwami, navugaga mu izina ryawe, nakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ariko nkabwirwa ngo sinegeze kukumenya? Hari abantu benshi aya magambo bazumva aya magambo babwiwe ngo ntabwo mva imbere sinegeze kukumenya, ariko kandi hari n'abantu benshi bazabwirwa ngo nimwinjire mu munezero wa data, nimwinjire mu munezero wa data. Uwiteka yakoze ibikomeye. Uwiteka yakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo umunyabyaha acungurwe. Kubwo gutanga impano ijuru ryatanze, impano Yesu Kristo ijuru ryatanze kugira ngo umunyabyaha abone agakiza. Icyo ubwacyo ni igikorwa gihebuje ibindi byose. Uyu munsi wa none iyo ukunda umuntu nta kintu na kimwe utamukorera. Uyu munsi wa none impamvu tudakunda Imana nuko n'iby'Imana idusaba tutabishyira mu bikorwa. Yesu aravuga ngo ni muza ahondi, kandi uza ahondi ntabwo nzamwirukana na hato. Ntabwo azegera yicwa n'inzara. Mbese ibintu byose birateguwe byo mu ijuru. Mbese nshuti yanjye, wakwifuza gusanganira Imana? Mbese nshuti yanjye, wakwifuza ko Kristo aba muri wowe? Nshuti, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo umunyabyaha abone agakiza. Yesu Kristo yatubwiye yuko muri iki gihe ikimenyetso, igikorwa cya nyuma Satani azakora. Igikorwa cya nyuma Satani arimo ategura kugira ngo ayobye intore. Igikorwa cya nyuma Satani arimo ategura kugira ngo ayobye abantu benshi. Reka wumve mu ntambara ikomeye ku rupapuro rwaho rwa 436. Ni intambara ikomeye ntoya, ariko kandi n'icyigisho cya 39 kitubwira ngo igihe cy'amakuba. Igikorwa cya nyuma Satani azakora, icyo gikorwa ni ikihe? Igikorwa cya nyuma Satani azakora, bidatinze mu birere by'ijuru hazaduka ibimenyetso bidasanzwe bigaragaza imbaraga z'abadayimoni zikora ibitangaza. Imbaraga z'abadayimoni zikora ibitangaza. Imyuka mibi y'abadayimoni zakwira hose mu bami bo mu isi no mu batuye isi, kugira ngo zibashuke kandi zibakururire gufatanya na Satani mu ntambara iheruka yo kurwanya leta y'ijuru. Kubw'iyo myuka mibi, abategetsi n'abategekwa bazagwa muri ibyo bishuko. Abantu
bazahaguruka ubwabo biyite Kirisito, basaba ikuzo no gusengwa bigenewe umucunguzi w'isi. Bazakora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye byo gukiza abarwayi, kandi bavuge ko bahawe ihishurwa rivuye mu ijuru rihabanye n'ibyo ibyanditswe bihamya. Abantu bazakora ibitangaza bidahuye n'ikijambo ry'Imana rivuga. Abantu bazahaguruka, Satani ngaziyerekana aza mu birere by'ijuru, aziyerekana nka Kirisito. Satani aziyerekana nk'umuntu uje gukora ibyiza. Ndagira ngo mbwire ngo ntabwo uyu munsi wa Satani ajya aza ngo ahite yigaragaza nk'umuco. Satani ahubwo uyu munsi wa none afite amayeri menshi. Satani nawe afite kubwiriza ijambo ry'Imana. Satani nawe ni umugabura, ariko kandi Satani uyu munsi wa none tubonye igikorwa cy'uko cya nyuma azakora nicyo kwiyerekana nka Kirisito, nicyo gusanga bamwe mu isi kugira ngo abahurize hamwe, nicyo kugira ngo ahurize isi yose hamwe. Kandi isi yose namara kuyihuriza hamwe, isi yose ikaba iri mu murongo umwe, isi yose ikaba iri mu murongo ugomera ijuru. Icyo nicyo gikorwa Satani azakora cya nyuma, kandi icyo niho kurimbuka gukomeye kuzaza. Ubwo niko kurimbuka gukomeye kuzagera ku isi, kuko uyu munsi isi yose izaba ifite ururimi rumwe, isi yose izaba ikora ibintu bimwe, kandi isi yose izaba iri mu kinyoma giheruka. Isi yose izaba irwanya leta y'ijuru, isi yose izaba irimo irwanya amategeko y'Imana, kandi amategeko y'Imana ntabwo azegera ahinduka. Uko Imana yatanze amategeko yayo, Imana yatangiye ku musozi wa Sinayi. Imana yahaye Mose kugira ngo Mose ayiyamuha ku bisate by'amabuye. Impamvu yamuhaye ku bisate by'amabuye, iyo ibyandika ku mpapuro byari kuzazimangatana, ariko yabishyize ku bisate by'amabuye kugira ngo yerekane gukomera kwayo. Uyu munsi none amategeko y'Imana aracyahagaze. Shuti yanjye, amategeko atariho ntushobora kumenya icyaha. Uyu munsi none amategeko niyo atuma umenya yuko wakoze icyaha. Niba rero amategeko y'Imana ngo wishe muri mwe aba yacumuye yose, niba wica amategeko y'Imana, niba itegeko rya mbere ribuza abantu kuramya itegeko rya mbere ribuza abantu kuba bagira ikindi kintu na kimwe cyose basimbuza Imana. Itegeko rya mbere rigarura abantu ku kuramya Imana, rikabereka yuko nta yindi Mana bakwiriye gusenga usibye Imana yonyine yo mu ijuru. Itegeko rya kabiri ribuza abantu gusenga ibishushanyo. Itegeko rya gatatu ribuza abantu kuvuga izina ry'Imana mu busa. Itegeko rya kane ribwira abantu kuramya gusenga, ribwira abantu noneho kuruhuka ku munsi w'isabato. Kandi uyu munsi wa none rikabuza abantu kugira umurimo n'umwe bakora. Uyu munsi wa none abantu benshi basenga isabato yabitangira mu gitondo, nyamara Imana ikatubwira yuko bugoroba bugacya. Kandi tubona yuko isabato yagombaga gutangira izuba rirenze ikasoza rirenze. Ariko uyu munsi wa none biratangaje yuko abantu bavuga yuko baruhuka ku isabato basigaye basenga kugera saa 5. Basigaye nabo barashyizeho ikintu isabato ikarangira muri ako kanya bagahita bigira muri ambiyasi yabo. Uyu munsi wa none abavuga yuko ari abakristo bakwiriye gukora nk'icyo Kristo yakoze. Niba Kristo atarigeze ahindura amategeko y'Imana, niba Kristo atarigeze agira ikintu na kimwe yakora, niba Kristo atarigeze ahinduka ngo ahindure amategeko y'Imana, mbese kuki umuntu ucumura cyangwa se umuntu upfa ahindura amategeko y'Imana? Ariko kandi muri Daniyeli hari haratweretse uko bizagenda. Daniyeli igice ni icya 7:25. Daniyeli igice cya 7:25, reka tujyeyo turebe muri Daniyeli igice cya 7:25. Ndagira ngo nkubwire ko nta kintu na kimwe ijambo ry'Imana ryasize ritavuze. Baranditse baravuga ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko kugeza igihe n'ibihe cy'igihe bizashirira. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none
ibihe byarahinduwe. Uyu munsi wa none dusigaye tubona umunsi urangira nijoro, umunsi urangira nijoro, kandi umunsi wagombaga kurangira ari uko izuba rigize gute, izuba rirenze. Ariko biratangaje yuko umunsi urangira ahubwo hagati mu ijoro, umunsi ugatangira hagati mu ijoro. Wumva ukuntu Satani ari umuhanga. Uyu munsi wa none abantu bakavuga ngo bahinduye amategeko y'Imana. Imana yarashyizeho uburyo bwo gusenga, uburyo bwo kuramya, ariko Satani nawe yaraje ashinga ubwami bwe kugira ngo abantu bamuramye. Wibuke yuko uyu munsi Imana yaravuze ngo ntukagire umurimo wose ukora, ariko se wowe iyo uvuga ngo usenga kuri uwo munsi wawe uvuga ko ari isabato, mbese nta munsi ukora? Mbese ubundi uziririza uwo munsi nk'uko ijuru ribivuga? Reka tubyemere, ese urabiziririza? Ariko twibuke yuko uyu murongo uvuga ngo, uyu murongo wo muri Daniel 23 niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Mbese uyu munsi wa none ibihe byarahindutse. Mbese nshuti yanjye, iyo turebye ibihe byarahindutse kandi n'amategeko yarahindutse. Itegeko ribuza abantu gusenga ibishushanyo ryakuwemo. Itegeko rya 4 ry'isabato ryakuwemo. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo abantu ntago bakiruhuka isabato kubera uburyarya bwa Satani. Abantu uyu munsi none n'abayiruhuka nabo bayiruhuka by'igice. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Imana ivugurura imibereho yawe, wongere kugirana isano ya bugufi n'ijuru, wongere kugirana isano umushyikirano n'ijuru. Niba wowe ushobora kuzumva iki kigisho cyangwa ucyumvise, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iguhe kugira ngo ubashe kumenya aho uhagaze. Ndagira ngo nkubwire ngo wasoma muri dictionnaire, wasoma ahantu hose uzareba, uzafate na telefone yawe urebe kalendari, uho uvuga ngo usenga ku munsi wa 7. Nyamara ikintu cyitwa weekend, abantu basigaye bavuga ngo weekend. Impamvu weekend yajeho nayo nzayikubwira kandi nzayigusomera mu nyandiko. Nzakubwira impamvu Satani yazanye ikintu cyitwa weekend kugira ngo azimangatanye isabato y'Uwiteka. Abantu bavuga ngo binjiye muri weekend bajye kuryoshya, kandi ari naho uyu munsi none n'amakwe menshi ashyirwa ku isabato kugira ngo bakomeze batsikamira ikimenyetso cy'Imana. Ikimenyetso cy'Imana ni isabato. Ikimenyetso cy'ububasha bw'umuntu ni icyumweru, kandi iki cyumweru cyashyizweho nk'ikiganano. Satani nawe yavuye mu ijuru ashaka yuko nawe yaramywa, kandi Satani n'ubundi azahatira abantu kugira ngo bakiruhuke, kandi bazakiruhuka nk'umunsi w'umuryango cyangwa se nk'ikiruhuko cy'abakozi. Uyu munsi none ntago bazakiruhuka nk'ikiruhuko cy'Imana, ahubwo bazakiruhuka nk'ikiruhuko cy'abakozi. Bazayishyiraho nko kugira ngo abakozi noneho babone ikiruhuko, kandi ngo babone nibura isi yose ibone uko ituza, isi yose ibone uko iruhuka, nibura ibyangiza ikirere bigabanyuke. Bagira umunsi umwe wo kugira ngo bite ku kirere, bagira umunsi umwe wo kugira ngo bite ku bidukikije, ariko kandi atari icyubahiro cy'ijuru bagiye gutanga. Shuti yanjye mukundwa, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yatanze byose kugira ngo umunyabyaha acungurwe. Niyo mpamvu Imana itazegera ihisha umuntu ukuri kwayo. Imana uyu munsi none ntabwo izegera iguhisha ukuri niba ugushaka. Ntabwo Imana izegera igira ikintu kimwe ihisha abagushaka. Ariko se amategeko yarahindutse, ibihe byarahinduwe. Fata telefoni yawe urebe kuri kalendari yawe, uzasanga Sunday yitangira icyumweru, nyamara ukavuga yuko ari kuwa 7, ukavuga yuko uyu munsi none ugeze kuwa 6 ukagaruka kuwa 7, ugeze kuwa nyuma ukongera ukagaruka kuwa mbere, ukongera ukagaruka. Kandi icyumweru ureba neza ufite ubwenge, ukavuga yuko ugiye kuruka kuwa 7, kandi neza na telefoni yawe ufite ikwereka ko ari ku munsi wa mbere. Na telefoni yawe niwandika muri Google bazakwereka yuko ari umunsi w'imirimo, ni umunsi ubanziriza Monday, ni umunsi noneho basigaye bavuga yuko ari umunsi uba hagati ya Saturday na Monday. Ariko the first day of the week, c'est la première jour de la semaine. Ni umunsi ubanziriza, ni umunsi utangirira intangiro z'icyumweru, cyangwa se umunsi ubanziriza iyindi. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze icyumweru ni imbumbe y'iriya Misiri 7 Uwiteka yaremye.
yaremyemo. Shuti mukundwa, ndagira ngo Uwiteka aguhe gusobanukirwa neza kandi aguhe kumenya ibihe duhagazemo kandi aguhe kuva mu cyaha, kuko kuva mu cyaha niko kurijuka, kandi nta kindi kizira Uwiteka azira ni icyaha. Icyaha nicyo cyatumye Yesu Kristo ajya ku musaraba. Icyaha nicyo cyatumye umunsi wa none umuntu apfa. Uyu munsi wa none Satani arimo arashaka gukomeza kuzirikira abantu mu cyaha, ariko Imana irimo irashaka gucungura ubwoko bwayo ikabukura mu isi yangijwe n'icyaha. Reka nkubwire intambara ikomeye, igikorwa gihebuje ibindi mu bushukanyi bukomeye nuko Satani ubwe azihindura nka Kristo. Intambara ikomeye ntoya page 436. Igikorwa gihebuje ibindi mu bushukanyi bukomeye nuko Satani ubwe azihindura nka Kristo. Mu gihe kirekire itorero ryakomeje kwiringira ko Kristo azagaruka akaba amizero yaryo. Muri icyo gihe cyo guteranizwa nibwo umushukanyi ukomeye aziyerekana ko ari we Kristo ugarutse. Mu mpande zose z'isi Satani aziyereka abantu nk'umutwaro ukomeye ufite mu maso harabagirana. Azihindura nk'umwana w'Imana nk'uko Yohana yeretse mu byahishuwe. Ubwiza buzaba bumutamirije, buzaba burengeje ibyiza byose amaso y'umuntu yigeze kubona. Ijwi ry'insinzi rizirangirira mu birere by'ijuru rivuga cyane riti Kristo araje, Kristo araje. Abantu bose bazapfukamira icyarimwe kumuramya, maze nawe arambura ukuboko kwe avuge ko abahaye umugisha nk'igihe Kristo yahaye abigishwa b'umugisha ubwo yari akiri hano ku isi. Ijwi rye rizaba rituje kandi ryicishije bugufi, rinogeye amatwi. Azavugana ijwi ry'impuhwe n'imbabazi yerekana ibikorwa by'ubugiraneza n'ukuri mvajuru mu byo Umukiza yavuzwe akiza abantu indwara, kandi namara kwiyambika imico ya Kristo azahera akatangaze ko isabato yayihinduye akayishyira ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche, maze ategeka abantu bose kuruhuka ku munsi yihereye umugisha. Azatangaza ko abagikomeje kweza umunsi wa karindwi w'icyumweru batuka izina rya Kristo igihe banga gutega amatwi umucyo n'ukuri batumweho n'abamarayika be. Ubwo nibwo bushukanyi buhebuje bundi bwose, nk'uko Abasamariya bayobejwe na Simoni Magusi. Abantu benshi uhereye kuboroheje n'abakomeye aboroheje ukageza ku bakomeye barangamira ubupfumu bwe bavuga bati iyi ni imbaraga ikomeye y'Imana. Iyo turebye mu byakozwe mu gice cya 8:10, ahangaha uwitwa Simoni Magusi, impamvu bamugereje na Simoni Magusi ngiye igihe intumwa zakoraga ibitangaza. Simoni Magusi ngo nawe no kuvuga ngo kubera ubupfumu bwe yavuraga indwara, yavuraga abantu bagakira, akavura indwara abantu bagakira. Simoni Magusi rero abantu bose ngarabayobya, Abasamariya bose arabayobya, abayobeje haza kuza intumwa zikora ibitangaza. Simoni Magusi nawe ngaza noneho yumvise abantu bakora ibitangaza. Simoni Magusi agira ubwo arabashaka, nawe ngo Simoni Magusi asa n'ubatijwe kubera ariko noneho kubatizwa kwe ntabwo kwari uko yabatijwe yihanye, ariko aravuga ati nimumpe kuri uwo mwuka nanjye mbashe gukora ibitangaza, nanjye ndabaha ifeza. Ariko Petero avuze ngo pfana ifeza zawe. Reka nkubwire uyu munsi wa none Imana irimo irashaka gusobanukirwa ukuri kose ko mu ijambo ryayo, kandi Imana yatanze byose kugira ngo umunyabyaha acungurwe. Reka rero ubwo Imana yatanze ibintu byose kugira ngo agakiza kaboneke,